Bakunzi ba Sergeant Robert Truth mbahaye ikaze muri aya makuru ngira ngo mwari mudukumbuye tumaze igihe tutaboneka kubera imirimo myinshi gusa uyu munsi turagira ngo tuganire ku bintu bitari bimwe cyangwa atari bingahe atari bike tugiye kurebera hamwe ku kigendanye na amagambo agenda avugwa na leta y'u Rwanda arimo gupangiriya n'ibinyoma byabo bagenda bagahimba bagashyira hariya, lakini sisi kwa sasa hatuwezi tukakubali hayo yote, gusa dufite ibyo tuzi. Hano twabonye barimo kuvuga kuri Kagame bamuvugaho cyane uburyo uyu aramushinja genocide. Ni kweri iki Kagame bagenda amahanga agenda arushaho kugenda avuga ko ari we creator, akaba ari we muntu wateguye genocide akashyira mu bikorwa. Reka turebe uyu mugabo. Congo is the biggest dissettlement of Africa that causes Africa never to unite. And Kagame is the reason why we've got the Congolese struggle. The DRC, my basic understanding is that it's the wealthiest country in Africa, on the continent from a mineral perspective. In the world, yeah. It's the wealthiest country in the world from a natural resources perspective. 100%. And you're saying Paul Kagame has a part to play in that? Yeah, people don't understand that we always hear about the Rwandan genocide. The Rwandan genocide was started by Paul Kagame. And he started the Rwandan genocide because he wanted to take power by force in a country that would have never elected him into power, because he came from the minority Tutsis who used to be supported by the colonizer and used to be the administrators on behalf of the colonizer. So for Paul Kagame to come back as a Tutsi to come and take power in Rwanda, he needed to do something. And what he did is he started the genocide. He started the genocide by bringing down a plane that had two presidents, Hutu presidents, the Burundian president and the Rwandan president. Paul Kagame and his RFP forces shot down the plane when it was landing back in Rwanda from actually an AU meeting. And when that plane came down, then it inflamed the Hutu people who knew that they were RFP fighters who were trying to take power by force. And so they began to fight against Tutsi people who they felt wanted to come and take over power. While they were doing that, Paul Kagame himself sent his forces to murder his own Tutsi people on a whole-scale level to make it look like a genocide, so that he could then have his forces come into Rwanda and take over power militarily under the guise of stopping a genocide against Tutsis. These are all things that are factual. Well documented. Jeez. It is actually something that the International Court of Justice wanted to persecute him for. And then the Americans covered up for him and the French covered up for him so that it wouldn't come out. But Paul Kagame came into power by murdering his own people. Then when he did that, he then took Laurent Kabila, who was now living in Rwanda, to go and take over power from Mobutu Sese Seko. These are the leaders in the DRC. This was in the DRC. And the arrangement that he had with Mobutu is, once you're in power, you need to bring some of my own people into your system. Because if you look where they came from in Uganda, Museveni is Tutsi. And he is the one who trained, together with people like Paul Kagame, in Tanzania, together with our liberation fighters. And that's how Museveni becomes the president of Uganda as a Tutsi. And then he begins to assist Kagame, together with the Europeans, the Americans, to then create a force that is going to take power in Rwanda. And then they must take power in Rwanda, instill a Tutsi in Burundi, and instill a Tutsi in Congo. Aha, ubwo rero nuko bimeze nkuko nagiye mbabwira buhoro buhoro twicuma si ibyo gusa. Ubu nanone hatuvugana Afande Kayumba Nyamwasa agera gutya asubiza uwitwa Fred Ibingira kubera ko wenda we no kunamuvugaho yaramaze yari ibintu yajyaga yirinda kuvuga, yirinda Ibingira yenda iki yasubije Ibingira na Kagame arababwira ati we yagaragaje ko ari n'abaswa, ariko especially Ibingira we niba ngo n'ubumenyi buke yagiye amusubiraho kenshi cyane.
koko unarebye ibyo Ibingira avuga ni ibintu na Senderi atavuga rwose. Senderi ntiyapfa kuvuga ariya magambo. Ibingira rero yenda burya mu bumenyi buke ni igitangaza. Intambara buriya mu kintu kimwe gikomeye cyane mu ntambara ni ikintu cyitwa intelligence. Operation zose zikorwa zishingiye kuri intelligence. Akanashaka nkabasobanurira intelligence avuga ubwe afande Kayumba Nyamwasa ni wari ushinzwe intelligence y'intambara yose ya Mirwana ya RPA irwana na FARI. Kibaza uburyo Ibingira amujora atashobora no kuridinga at least kuba yanayobora umurenge ngo awushyire ku bikorwa byiza, abeho nka gitifu executive, abe hari yaba muhuza bikorwa afande Ibingira nabyashobora. We ni mashini y'intambara fanya hivi, kandi nabona abantu bagiye bavuga ko Ibingira yahanganaga n'abasivili nibo yicaga. So niyo paratoni niyo batalioni buriya intelligence nicyo kintu kidrivinga operations. Ntabwo rero wafata paratoni commander cyangwa ukashakisha battalion commander ukamugereranya n'umuntu wari ushinzwe boss strategic and operational intelligence ya struggle yose uko yari iteye. Ariko ubwo ni interpretation y'umuntu yenda ushobora kuba yifitiye ubumenyi buke. Noneho kugira ngo nihute, icyakurikiyeho nuko bavuze ngo byarababaje ko ngewe ngo navuze ko nafashije Perezida Kagame. Reka rero mbahe history y'iki kintu ukuntu cyagenze. Cyari igihe ndibwira ko ari muri 1999 irimo kurangira, byari mu kwezi kwa 12. Icyo gihe rero tuza kuva ahantu hitwa Kamwezi, twari twasanze Leta Nduguteye, uwo twaranamusize aho ngaho. Noneho tugenda tujya ahantu hitwa Nkana. Tuvuye Kamwezi tujya Nkana, tugera niko za Gahondo. Tuvuye Gahondo twadaga ahantu hitwa Mukagana, ari turuve tujya Nkana. Muri iryo joro Sam Byaruhanga niyo wari operational commander w'iyi operation. Aza gusiga officer, ntabwo nshaka kuvuga izina rye kuko ari mu Rwanda. Aramubwira ati wowe tegereza hano, battalion nibwo yari first battalion yari imbere, nirangira umusururu noneho nawe uze ufunge uwo musururu. Agita gufunga umusururu mbese umuntu uri inyuma. Uwo officer aricara, twebwe twari hagati, nari kumwe na Kagame yakicubare. Tugeze aho ngaho officer yarari aramubona ati urinde, ati we nani? Undi aramubwira byari nijoro nko mu masaha 9 hari za nijoro. Undi nawe ati we nani? Muri buriya hubutse bwe aba yazamutse, aragenda atangira kumukubita inshyi, atangira kumutera imigeri. Umwana ngira ngo aza kumureba, officer aramureba aramumenya. Atariko ngewe ati bari bansize aha ngaha, barambwira ngo ngoma aha ngaha battalion nirangira nanjye nkurikireho. Amukubitiye aho ngaho. Officer aragenda. Ngiye bigira ko Leta Sam yaje kubimenya ko officer abo bamukubise. Turagenda tugeze mu Kagana, noneho twasanga Sam ubwo force yamaze kuzishyira kuri fora, narimo gusobanura uko force ziri bwinjire mu Rwanda Nkana. Tuhageze icyo Sam Byaruhanga yakoze, abwira Kabarebe ati we Rarakinyi. Yari afite escort witwaga Nkuranga, aramubwira ngo aramukubite ibiboko 20. Icyo yashaka kugaragariza Kagame ko yamukubitiye officer ko nawe akubituwe. Ngira ngo icyo yashaka kugira ngo Kagame akora reaction ye nawe amukubite. I would expect so. Ariko Kagame yaracecetse, turagenda tugira Nkana. Tugeze Nkana twahamaze iminsi nk'ine. Icyo gihe twari turi Nkana,
noneho hari fosi yari ahantu yitwa ku musozi witwa Kabongoya, ubwo ni muri komini ya Bwisige. So haza kuba rero ko abasirikare baneshwa, bamaze kuneshwa, tujyayo, hariyo casualties njya kuzivanayo. Tugaruka tuvuyeyo tubona abasirikare barimo kurosinga mu muhanda barajya mu rutoki rundi rutari hari aho bakagame bari. Turagenda tugera Nkana, tugezeyo nsanga noneho na Force Battalion yari yagiye Rukomo nayo yatsinzwe yagarutse. Cyane nabajije Sam Byarahanga, hari abandi basirikare se bari imbere, nababwiye ko icyo gihe nari nshinzwe intelligence. Arambwira atoya. Namwe rero Kagame we yasigaye mu Rwanda, kuko aho twari turi abasirikare nabonye barimo kurosinga, barimo kujya ahantu mu rutoki. Atuwo adu yaramutwara. Cyo nakoze, nta nubwo twagiye turi abantu benshi, agenda abantu nka 3, nagenda njya kumushaka musanga mu rutoki aho nari nababonye. Naragenda mubwira nti abasirikare 9th Battalion yavuyeyo na Force Battalion yavuyeyo n'abasamu basanze mu Kaganda. Of course umuntu yagize ubwoba ati ni mu ntekera icyayi, bagiye kugiteka nyine hari mu rutoki, umuriro baratse, ngira ngo abexfara batubonye batangira kurasa na machine gun. Icyo yakoze afata icumu ajya kuri kubita Kabarebe, abwamukubise imigere biracika. Kabarebe yatinye. Ndacyagenda kubabwira story kugira ngo rero tugire uko saving bayo. Aho ngaho muri urwo rutoki niwo ninjye wahamukuye, kubera yuko nta nubwo yarazi aho Force Battalion yari iri, nta nubwo yarazi na 9th Battalion aho zari ziri, ntabyo yarazi. Iyo nahamukura yajya kuhaguma, kuko mu gitondo nahadu yaturutse arazamuka ajya ku musozi wa Kanyantanga, aho ngaho exactly muri urwo rutoki. Ibingira buri yavuga ngo byaramubabaje. Kagame ntabwo yigeze abihakana, niba warabibonye Rusagara ntabwo yabihakanye. Yahise ahubwo avuga ngo ngoreka noneho nkunganire, azana ibindi, kubera yuko azi ko ibyo ngibyo byabaye. Twarahavuye rero tujya Kanyantanga, tuhasanga yitwaga 5th column. Muri iryo joro tuhageze dusanga iki gihe hari Badodo, hari babagire bareti Ngoga. Noneho nijoro bagira araza arambwira atari ko se mwaje hano gute ko aduyi mu gitondo aza kwarangata abasirikare banjye bari Rushaki batsinzwe bagarutse, ataduye araza ko ari hano. Ati se uyu mugabo mwamuzanye hano murashaka kugira ngo nawe agwe hano? Ajye niwe yambwiye ati uyu mugabo mushobora kumugomba kumuvana ahangaha. Naragiye njyana nawe na Leti Dona, kuko ngewe hariya ntabwo nari mpazi aho za Kanyantanga na Kabanyonyi. Leti Dona ni wari uhazi, icyo gihe ni wari ayiwo w'iyo koromo. Ndagenda ndamuhamagara kuko urumva ko nari muri intelligence yari hasi yanjye. Ndamubwira nti umugabo tugomba kumuvana ahangaha. Leti Dona arambwira ati okay, tingewe nzaho tumujyana. Njyana nawe na Leti Dona tumujyana kuri kansara wa Kabanyonyi, ariko wa Kabanyonyi kwa kansara. Tumugezayo, Dona arabakinguza, yari abazi ko yari ayiwe aho ngaho. Tumujyana tumushyira muri iyo nzu, twebwe dusubira muri forces. Bwarakeye aduyi koko aradutera, aturuka Rushaki nkuko bagira yari yabivuze, undi aturuka hejuru ku musozi ya Kanyantanga. Amabomu yateye yishe abasirikare ba Kagame, azabihakane. Uwo nibuka n'uwitwa Leti Kakuru, yari afite mukuru witwa Kato, uwo witwa Kakuru ngira ngo apfa n'abandi bana bari kwa Kagame. Kagame yaza ko yari ahari, sinzi ko byajya kugenda, yenda nawe byashobora kumubaho bibi. Ubwo rero forces zose zaratsinzwe, turatsindwa tuvayo, duhungira mu ishyamba ry'aho ngaho Kabanyonyi. Tumaze gushungira mu ishyamba rya Kabanyonyi, ubwo ndi hafi kugera kuri ibyo byavuze bya Cyangwari.
noneho tujya mu nama na officers bari aho ngaho twakora iki icyari kiro byaro kuko tugomba kuorganizinga abasirikare ko bigomba kumera noneho hashize nk'amasaha nkangahe ngiye kubona mbona Donna aje kunshaka ati afandara gushaka ati ngo ngwino ndagiye njyanye na Donna dusubiye kwa kansera aho twari twamusize mpageze usanga imodoka yaje ugwengira yari yahamagaje yavuye Mbarara arambye ati ndagiye ati maze ati mugerageze ati murebe abasirikare ko mwaba organizinga abasirikare barimo kurizata mu cyo gihe abasirikare barahungaga cyane bagenda bajya za Kabare bajya za hehe kuko nango twari twegereye said fine umugabo arafashe imodoka aragiye Kabare ntibajyanye kubera yuko yari yarayamutwise reka mbabwire reka tugarukiza aho ngaho umugabo afata imodoka agenda dizatinze urugamba baramubura completely Kagame yarahunze urugamba aragenda amaze kubura ubwo aha ngaha maraza kurikira ibikurikiye mu cyiciro cya kabiri tuza kubona umwanya tuza kubibaganiriza gusa ibyo nashatse kugira ngo mbumvishe nuko urugamba rutayoborwa na platoon commander gusa na section commander intelligence iberiyo itanga umucyo no kumenya OP ihagaze gute kuri vita rero ibyo bingira yavugaga byose biteshejwe agaciro tugiye kurikira icyiciro cya Kagame rero uburyo yatorotse ku rugamba aba bagahita bajya mu meeting kwa M7 Rwakitura bahamagawe Kagame ataraboneka ibyo nibyo turaza tubisubireho ariko mu yindi video niba ari uyu munsi cyangwa ejo bundi be patient I love you